Abanyarwanda, bavandimwe, rubyiruko, ariko cyane cyane n'inshuti z'u Rwanda ziri hano, ari izo mu Budage, hari n'izaturutse ahandi mu bindi bihugu. Nagira ngo mbabwire ko nishimye kuba naje kubonana namwe no kugira ngo tuganire. Rwanda Day irasanzwe, hari nyinshi tumaze gukora hirya no hino mu mahanga, mu bihugu bitandukanye. Twari tutarakora Rwanda Day hano mu Budage, twari tuhafitiye umwenda. Tubonye umwanya wo kubyishyura rero, ariko tunakomeza ibiganiro bisanzwe bigirwa muri Rwanda Day. Basore, nkumi, Abanyarwanda mwese, icyiza cya Rwanda Day tuboneraho umwanya wo guhuza Abanyarwanda aho bari hose ngo tuganire, bifite aho bishingira, kuko u Rwanda ni igihugu cyiyubaka, kiri mu nzira yo kwiyubaka kandi kiva kure. Turiyubaka tuva kure, tuva ku gihugu cyasenyutse ndetse gisenyuka kitari gisanzwe kinariho. Ubwo urumva ko byabaye guhuhura. Ariko inzira yo kubaka yo ngira ngo iragaragara, aho tugana turahabona, uburyo buhatuganisha turabubona. Igisigaye aho ni iki rero? Ni Abanyarwanda, ni twe nta wundi dutegereje, abo dutegereje ni twe. Ari ubwo njya nibaza rero, iyo twahuye dutya, ariko n'ikindi gihe, kuko u Rwanda ibyo rumaze kunyuramo murabizi, muri uko gusenyuka u Rwanda mu nzira yo kongera kwiyubaka, ruterwa amacumu atari make hirya no hino. Hamwe u Rwanda rukayizibukira, ayandi akarufata rugakomereka, ariko rugakomeza ruhagaze. Naho ruguye ntiruhere hasi, rugahaguruka. Imyaka 25 ishize, ibyo byagiye bigabanuka.
ntabwo bikiri nk'uko byari bimeze imyaka 10 ishize, 15, 20 ishize. Bigaragaza uko kwiyubaka. Ndetse navuga ko abarukoreraga ibyo uko imyaka igenda ihita ni nako bibagora kurukora uko barukoraga. Ntibashirwa n'ubu baracyagerageza, ariko ni uguhanyanyaza gusa n'ukwanga kuva ku izima. Bazi ko igitarashobotse icyo gihe ubu bwo bagomba kwiheberanya ntaho ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka, nta na busa. Ibyo ntabwo mbivugira kugira ngo twirate, ntabwo mbivugira kugira ngo abantu bari barufitiye iyo migambi bayiveho. Oya, ndabivugira ko ari ukuri. Ni ukuri kandi kuyigaragaza buri gihe. Nta mwaka ushira, cyane cyane nta 3 ishira, nta 5 ishira hatabayeho uko kutugerageza. Ariko nubwo bibaho, abakurikirana amateka, kandi n'amateka y'igihe gito, imyaka 25 ni mikeya, nujya muri buri gice cy'ubukungu, cy'ubuzima, cy'imibereho y'u Rwanda, wenda mwanabiganiriye mu biganiro byahise, mwasanze ko buri mwaka u Rwanda rutera intambwe muri buri sekita y'ubukungu bw'u Rwanda. Buri mwaka. Niba mutabiganiriye muze no kubimbaza, mbibahe mu buryo bwuzuye. Ni nko kuvuga rero ngo ni nako babyita mu ndimi zindi, indege murayizi, iyo igenda ihura n'imiyaga y'ubwoko bubiri. Birarenze ariko iyo nshaka kuvuga ni ubwoko bubiri. Hari umuyaga uturuka imbere usa n'uyisubiza inyuma, hari n'undi uturuka inyuma ugasa n'uyisunika. Twe twagiye duhura n'ituruka imbere gusa, ariko icyo nshaka kuvuga, iyo ndege kubera imbaraga nayo ibikoresha kugira ngo ijye imbere, nubwo hari iyo miyaga iragenda ikagera iyo ijya.
nuko tugenda rero natwe ni nk'indege n'imiyaga iduturutse imbere ikadusunika tuyinyuramo tukagenda. Ariko ku bundi buryo hari nk'iduturuka inyuma, kuko iyo duturuka inyuma idusunika ni mwebwe. Ni mwe musunika u Rwanda, mwanga ko hari ikirubuza gukomeza imbere kugira ngo rugere aho rwajyaga. Icyo bikeneye rero ni iki? Ni uguhora twongera imbaraga zisunika indege yacu. Twebwe kugira ngo bitaba kugera aho tujya gusa, ahubwo tuhagere mu gihe gitoya, twihute. Rwanda Day rero ihuza Abanyarwanda, igahuza n'inshuti z'Abanyarwanda. Icyo tubasaba, icyo Rwanda Day bigamije, ni ukugira ngo ari abari hanze y'u Rwanda, ari abari mu Rwanda, dukorere hamwe u Rwanda rwihute rugere aho rwifuza kugera ku buryo bitebuka. Murabizi, muri abo baturuka imbere bagashaka gutangira indege ngo itihuta, nibyo usoma biba byandika, abantu baba bandika. Ejo nahoze nsoma abantu bandika, ngira ngo bamwe ibyo nasomaga babyandikiraga hano. Mbese harimo nko kunenga Rwanda Day, ngo buriya ngo niyo ngo ni politike, ngo yo kugerageza ngo gushaka imbaraga mu Banyarwanda, kubikundishaho, ariko njye nshakisha ikinego kirimo ndakibura. Kubera ko n'ubundi njye nari nzi ko ariko bigenda. Uhura n'Abanyarwanda, ukabasanga aho bari, bakagusanga aho uri, mukaganira, ukabasobanurira, ukababwira icyo batezemo, nabo bakakubwira icyo bagutezeho. Niyo politike n'ubundi. Nari nzi ko ariyo politike ahubwo. Naho ibyo gusobanurira Abanyarwanda ngo bashyigikire igihugu cyabo, inzira kirimo, yihutemo, gishobore kugera aho gishaka kujya vuba, rwose uwanenga ibyo ajya ahora anenga. Abandi ngo ubwo muri iyo nyandiko ngo biriya ni kugira ngo ushake Abanyarwanda ngo bafite amaboko mu bihugu barimo byo hanze, ngo kugira ngo batuvugire neza. Icya mbere, nta baturusha kumenya abo bantu bo muri icyo gihugu.
ariko niyo baba bahari nabyo ni byiza ko babikora batyo. Ikibazo se kiri hehe cyo nyine? Niko bakwiriye kubikora, bakwiriye gukoresha ubushobozi bafite aho bari mu buryo ubwo ari bwo bwose, nta nubwo ari uburyo bwa politike nge nakwibandaho ntashaka n'ubundi buryo ahubwo bakabukoresha kugira ngo igihugu cyabo kibone izo mbaraga, gishobore kugenda, cyihute, igihugu kigera aho twifuza ko gikwiriye kuba kigana. Nabyo niko bikwiriye kuba bigenda. Ikindi cya gatatu nacyo nibaza mu bundi buryo, ariko ngira ngo nabyo mwabiganiriye. Yarubwo nibaza imyaka 25 ishize u Rwanda rutera imbere uko mubizi nuko mwabisobanuriwe. Ikibazo nakwibaza gusa ni kimwe: ntabwo igihugu cyatera imbere bishingiye ku mikorere mibi. Ntabwo byajyana. Ntabwo ushobora gukora nabi ngo kandi ibivamo aba ari byiza. Ni contradiction. U Rwanda ruratera imbere kubera ko ibyo rukora ari bizima. Ntabwo wakora ibintu bibi ahubwo ngo uhore utera imbere, uhore ugera ku bintu byinshi. Ntabwo bihura. Icyo nakwibaza gusa ni kimwe, icyo nibaza yewe ari nacyo dukwiriye kwibandaho mu biganiro. Mu byiza dukora twarushaho dute kubikora neza? Twarushaho dute kugira ngo abakora neza biyongere umubare bahora ari benshi? Nicyo gusa. Kugabanya umubare w'abangiza, ukongera umubare w'abakora ibintu bizima. Niyo nshingano dufite. Nabwo reka njye mu bintu bishobora gusobanura kurushaho ngaho. Icyo mvuga ni iki: hari ubwo ibintu bikorwa bari bizima ndetse n'ababikora ari benshi, hakaba bake bangiza, ariko bikaguma bityo. Abangiza ubundi bagahagaritswe kwangiza cyangwa bakagirwa inama cyangwa bagashakirwa ubundi buryo, ntibikorwe n'abakora neza kugira ngo imbaraga zabo zo gupfuza. Urugero: mu Rwanda ibyo navugaga bikorwa neza, biri mu bice byinshi. Amabanki arubakwa, amashuri arubakwa, amavuriro arubakwa, n'ibindi byinshi abaturage bakeneyeho serivisi. Ariko niba ugiye kwa muganga, hari uburyo umuntu akeneye gufashwa byihutirwa,
ugeze kwa muganga ni nijoro, ni saa 5, ni saa 6, ugezeyo ubuze umuntu wafasha uwo murwayi warushatse ubufasha bwihutirwa. Kubera ko ari bake cyangwa se kubera ko na bake bari bariyo, umuntu yageze yasanga basinziriye. Ndetse bitari ibyo gusa, naho bakangukiye akaba ari bo batongana, bagatonganya uwo bari guha serivisi, cyangwa bakagishaka no kumubwira ko ibyo bifitiye uburenganzira, no kuba uwo nguwo yavuga ati ariko se ko wasinziriye ku kazi, abantu barafashwa nande, akaba ari we ugira uburakari akamerera nabi uwashakaga gufashwa. Ibyo bikwiye gukosorwa, bikwiye kubuzwa, ntabwo ari imikorere. Ariko ntibibujije ko mu buvuzi, mu by'ubuzima muri rusange intambwe irahari, baratera imbere. Ariko urumva ko habaye ikintu kimwe hamwe kimeze gityo, ubu ni umuco mubi utakwihorera, utakwihanganira, kubera ko muri rusange ibintu bigenda neza. Ugiye mu banki, abantu sibyo ko akenshi hari byinshi bikwiye kuba binakorwa nyine no muri bya bindi tuvuga duteramo imbere by'ikoranabuhanga, ariko hari ubwo abantu bagomba gutonda umurongo kugira ngo babone izo serivisi. Abantu bagatonda umurongo, ukagera kure, arubaha serivisi rimwe na rimwe ari mu bindi, yifitiye telefone ariho aravugana n'inshuti, nta nubwo ari ikibazo cya emergency, ariho arivuganira n'inshuti ye kuri telefone, nyine zarateye turazifite nyinshi. Abantu bagategereza, ari aho ari kuri telefone araseka, abantu barategereza kandi ukabona babyihanganiye. Nabyo ni ibintu bemeye, ni ibintu bisanzwe. Cyangwa se niba hari utanga serivisi, abantu batonze umurongo ni benshi, haje undi w'igitangaza abanyuzeho, uze ku bandi yaragiye kubera ko aziranye n'uriya, cyangwa kubera ko yumva afite uburemere runaka. Abantu iyo abantu batitonze, ibyo mukabigira umuco, bikaba bityo, ntihagire uvuga ngo ibi ntibishoboka, ngo umuntu agire n'aho ndetse abiregera, avuga ati ntabwo bikwiye kuba bikorwa aho ngaho kuri ako kazi. Ni umuco mubi. Ibyo nabyo ni ibikudindiza witeye, bitari bikwiye kuba biba
kandi ufitiye ubushobozi kuba wabihindura. Kubihindura byoroshye ku buryo ari ukubyanga gusa, ukabyanga ukumva ko ariko bidakwiriye kuba. Ibyo nibyo umuntu yagira atya akanenga, ariko ibindi muri rusange. Kandi ibyo ngibyo usibye wabikoze, usibye ndetse n'ababyemeye kugira ngo bijye bikorwa muri bo bakabyihorera bikaba umuco ugiye guhabwa intebe, ubundi ntabwo ari ikintu cyajyaho ngo gihore kivugwa ko u Rwanda ntaho rujya, ibintu bimeze bityo, kandi nawe ari mu batuma ahubwo biba. Babimukoreye yabyemera, cyangwa se nawe ari muri uwo mwanya yabikora. Niyo mpamvu rero iyo mbona, niyo mpamvu ushaka kuganira namwe ibi byose aho muba muri. U Rwanda iyo ruvugwa mu majyambere amaze kugerwaho, ntabwo bivuze ko hatari akazi ko gukorwa, karacyahari kenshi pe, kenshi. Ndetse binavuze ko hari ibibi bikorwa tugomba guhangana nabyo tukabihindura, ni nako tubyifuza. Ariko umuntu ntabwo yabigira ikirego ngo avuge ngo u Rwanda nta gihari, ibintu byose ni bibi, bigahora. Ariko nyine kuri bya bindi bigenda bigabanuka, ibyo byose navugaga, ibyinshi usigaye ubisanga hanze mu mvugo, mu bantu bake, kurusha ukuri uko kumeze mu gihugu ubwago, cyangwa se uko Abanyarwanda babyumva. U Rwanda rumaze gutera intambwe, rurakomeye, rurahangana n'ibibazo rugifite, kandi birahari byinshi. Ariko igitumye mvuga ko u Rwanda rukomeye ntabwo ari ikindi, ntabwo ari uko turi ibitangaza bindi dufite intwaro zikomeye, ingabo zikomeye, zarangiza buri kintu. Icyo mvuga jyewe ni u Rwanda rw'Abanyarwanda bubaka ubumwe, bakorera hamwe, bafite intego imwe. Ubukomere bw'ibyo ngibyo, gukomera gutyo nta gishobora kubisenya. Niyo mpamvu na bake bakirwanya u Rwanda barushakira ndetse batera n'umutekano muke, ejo bundi n'uyu munsi, mu mwaka ushize, abagiye babigerageza. Icyabahagaritse, icyabatsinze ni Abanyarwanda bari hamwe. Ni Abanyarwanda bumva ko ibibazo tugifite ni nk'ibibazo n'ibindi bihugu byose bifite. Mu byo tuza kuganiramo mbaza ibibazo, muza no kugira niba hari ubizi waza kunsobanurira, wambwira ati hari ibihugu tuzi nyamara wenda tunabamo byo nta bibazo bigira. Hagira uza kubimbwira. Ni nayo mpamvu ngiye kenshi iyo mpuye n'abantu ubwo bambaza ibibazo bakavuga ibintu bimwe ntanazi jyewe kandi mba mu Rwanda. Ibibazo u Rwanda nkababaza ariko mwebwe muturukaye.
ibibazo by'iwanyu mubibaza mwebwe aho uturuka hataba ibibazo ni hehe? ngabo ugasanga abanyamakuru na mu Rwanda nta demokarasi, nta bwigenge, nta freedom, nta iwanyu nimwe mubifite. niba ibyo bafite bisa bityo, ibyabo bimwe ntabyo nshaka jyewe na busa. Nje nshaka iby'iwacu, nshaka iby'umuco wacu. bahoze bababwira umuco, ngira ngo mwabivuze ko mwahoze muganira n'umuco. ubu Abanyarwanda imyaka babayeho amagana bagiye kwigishwa kubaho n'umuco n'abantu b'ejo bundi. Ibi bihugu bimwe bivamo kuduha amasomo ntibyabagaho igihe twari turiho. Nibyo, ibi bihugu bimwe ntabwo byabagaho tu, ariko twabayeho twebwe imyaka magana. u Rwanda amateka yarwo murayazi. ugasanga n'umwana araza arakujomba urutoki mu maso ngo arakwigisha imico, ngo ukwiriye kubaho, uko ukwiriye kuvuga, uko ukwiriye kugenda. hari Abanyarwanda babyemera, hari abo njya numva bikiriza iyo nteruro, ariko sinzi ko babyumva neza. ntabwo nzi ko babumva neza ibyo bavuga. ubu se wahera hehe yewe kunyigisha uburenganzira, ndetse ugashyiramo n'uburenganzira bwanjye? kunyigisha uburenganzira bwanjye, ubwo se unkunda kungana iki? unkunda kungana iki ku buryo wareberera uburenganzira bwawe warangiza ukongeraho n'ubwanjye? abantu uko babana ni magirirane. twabana, twaganira, twajya impaka, twakumvikana. ufite icyo utanga, ufite icyo uvuga, nanjye ndabifite. ntabwo nakwemera ko umbwira ko wowe waremwe ari wowe ubifite gusa, jyewe na rimwe ntabifite ari wowe ugomba kubimpa. gute se? niho hashingira biriya duhora tubabwira buri munsi, duhora tuvuga. niho hashingira ibintu byo kwiha dignity, byo kwiha agaciro, byo kwiha ukamenyera gukorera ikintu kizima, ikintu cyiza, kubera ko kikubereye. nawe ushaka gukora ikintu cyiza utari ukubikorera undi muntu. ntabwo byaramba kugira ngo ukore ibintu bizima ukorera kubera ko wabibwiwe n'abandi ukwiye kubikurikiza kubera ko ariko babigenza. ntabwo bishobora kuramba, ntabwo bikora, ntibibaho. naho ibibazo u Rwanda rufite ibibazo dushaka gukemura buri munsi. turi mu bibazo gusa. Abanyarwanda barakennye, turashaka kurwana n'ubukene kugira ngo Abanyarwanda bo gukena. Abanyarwanda bicwa n'indwara zitica abandi bantu mu bindi bihugu. Abanyarwanda hari ubwo
ubu bigenda bigabanuka, ariko hari abasonzaga nabyo bituruka kubera ko nta kintu bafite. Turashaka ko bagira ikintu bakora bakwigezaho, ntibasonze, ntibarware cyangwa ngo bicwe n'indwara zitica abantu. Niyo mpamvu ugiye no kureba muri bije y'igihugu, ibintu bitwara amafaranga menshi ni uburezi, ni ubuzima, ni ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo abantu bashobore kwigaburira, ni ibikorwa remezo kugira ngo byunganire ubukungu ukuntu bukwiriye kuba bukora kugira ngo abantu babone imirimo kandi bashobore kugira icyo bigezaho. Ibyo ngibyo ni ibintu wese twaba tutagira gukunda abantu bacu, twaba twiyanga. Ubu imyaka 25 ishize twazamuye life expectancy, imyaka muri rusange abanyagihugu bamara ubuzima bwabo. Kera uwageraga muri 40 yabagaga ikimasa kubera ko niba yari agifite, agahamagara inshuti zose bakaza kuvuga ngo yagejeje imyaka 40 atarapfa, bidasanzwe. Ubu Abanyarwanda aho tubereye ejo bundi nta nubwo ari kera, imyaka 25 ishize, Abanyarwanda barabaho muri rusange bagasatira 70, imyaka 70. Ibyo nta nubwo ari igihe ubivuga gusa, agenda avuga iby'aba bizobereyemo, babipima, babikurikirana, bavuga bo hanze batari n'Abanyarwanda. Impfu z'abana n'ababyeyi babo, umubare wapfaga babyara, uko byagabanutse niko byanditse, ntabwo ari igihe byanditse, byandikwa n'ababizobereyemo. Nta hantu birabaho ku isi ukuntu byagabanutse mu Rwanda. Ntabwo birabaho. Wese turakora ibintu biha abantu ubuzima, twarangiza tukaregwa ko tububambura. Ibyo zo birashoboka. Ku rundi ruhande ni nka bya bindi byose nahoze mvuga, uraha abantu kugera ku itumanaho ku gihugu cyose, umuntu ashyire yizane avuge bitewe n'ishoramari twakoze mu gihugu, warangiza ukabwira abantu ko ubabuza kuvuga. Urabaha mikoro, urabaha buri kintu cyose, ariko ukavuga ngo ubuza abantu kuvuga. Ibyo nabyo ntaho bihuriye, ntibishoboka. Dukunda abantu, dukunda Abanyarwanda, turikunda. Dukunda uburenganzira bwacu. Ibindi ahubwo ibyo ni byo politiki mbi abaturega bakora. Ariko rero Abanyarwanda bari hano rwose nifuza nyine ko dukomeza ikiganiro. Naje hano ngira ngo mbabwire ko tubifuza
tubategerejeho byinshi, nanjye mumbwire icyo muntegerejeho. Ndetse usibye icyo muntegerejeho, mumbwire n'icyo nabimye. Ariko ubwo nubwo mvuga ntya, ntabwo ari jyenyine mvugira, ndavuga leta yose, ubuyobozi bwose bwo mu gihugu, ndabavugira gusa uyu munsi, ndabavugira ubwo nanjye ndimo. Twese tubakejejeho ni ibyiza, ni ukwiyubaka, ndetse kubera ko mwiyubatse mukagira n'uko mwubaka u Rwanda aho muri hose. Aho muri hose muhafitiye uburenganzira kuba muhari, ariko aho mufitiye n'uburenganzira bwo budashira, ahandi ho bashobora no kubibaka. N'ibitizanyo buriya mujye mwibuka. Ariko iby'iwanyu, iby'iwacu ntawabibaka, ni ibyanyu. N'iyo ugiye ukagera aho isi iherera, ugasanga nta handi ho kujya, ugaruka iwanyu. Naho abafite ibyo bakora aho bari, ntabwo nababwira ngo muhambire mutahire. Ufite aho uri, ufite icyo ukora kandi kigushimishije cyangwa kikubeshejeho mu buryo ubwo ari bwo bwose, Imana ishimwe. Ariko aho washakira hose kuvuga ngo nubwo nari mpari meze neza, ndashaka gutaha, nabwo turakwakira na yombi rwose. Ndetse turanakabye. Hari n'ubwo iyo batubwiye igihe uzagezera, dushobora kuguharurira umuhanda. Hari abadutumaho akatubwira ngo ndashaka gutaha, ariko hano nakoraga ibi ngibi, ariko aho ngaho ntabyo mfite nakora. Turamusubiza tuti, wowe tubwira icyo ushaka gusa, tukagishyira ku murongo. Urumva rero nta pressure, ni ukwishyira ukizana, ni ukugira ngo ubwo jyewe ni ukubabwira ngo iwanyu harabategereje. Ariko kandi kubategereza ni ubwoko bubiri. Ashobora kugutegereza ukiri no hanze, bivuze ngo ushobora gukora ibyo u Rwanda rugutegerejeho ukiri hanze. Ushobora no kubikora wanatashye. Ubwo guhitamo n'ibyawe. Ikibi ni ukutarutekereza, ni ukutagira icyo ushaka kurukorera. Ibyo nabyo inama najya ni ukuvuga ngo wabiterwa n'iki, nacyo ngo dushake uko tukivana mu nzira. Cyabigutera kumva udatekereza, umuntu yagufasha ate kugira ngo utekereze igihugu cyawe. Nagira ngo ndangirize kugushimira inshuti ziri hano, bitangiriyeho nanone. Nshimira ndetse Ubudage, igihugu turimo,
ni igihugu cy'inshuti tubanye neza, ndetse abanyagihugu benshi basigaye bafite ibyo bakora mu Rwanda bababwiye, ngira ngo investments zimwe zimaze gukorwa, ishoramari zimaze gukorwa n'abantu mu Budage na companies zo mu Budage, harimo Volkswagen, harimo n'abandi bari mu by'ubwubatsi, hari abandi bari mu bintu byinshi, turifuza n'abandi nabyo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ishoramari ryabo rigende neza. Igihe ryahisemo kuza mu Rwanda tubyoroshye kugira ngo byungukire u Rwanda, byungukire n'abashoramari n'abo mu bindi bihugu, n'abo mu bindi bihugu bari hano, baba mu Busuwisi, baba mu Bufaransa, baba mu Bubiligi, baba Butaliyani, Ubwongereza n'ahandi henshi. Nabwo nagira ngo mbashimire gufatanya n'Abanyarwanda, kwifatanya natwe twese ku munsi nk'uyu, kandi nagira ngo nababwire ko ntabwo turi inshuti mbi. Abashuti bacu bamenye ko turi inshuti nziza. Bazajya babibona twafatanije dufite ibyo dukora hamwe, bazasanga bataribeshye. Reka wenda mbe ndekeye aha, hanyuma dukomeze ibiganiro mu buryo hari ibibazo mushaka kubaza, ariko numvise ko ibindi byinshi mwabiganiriye mu byabanje. Abanyarwanda turi mu nzira, turagenda turihuta, nta kiduhagarika, n'ikiduhagaritse ni gatoya, baradutinzaho gusa, ariko twarangiza tukabirenga tugakomeza. Mwakoze cyane rero rwose, ndabashimiye. Murakoze.